Mukibi Barnabas chairman wa Kabare ya katano mu rumashisingiro nagera ngo nkabebembezi bebyaro bose nibatungwa kwetombwitwa bwo butikiriza amatako mu cyanga cyabo kuritaka bikira office ya LC1 y'umwanyo ujubuze biri kwata itaka ibushoborera then ikukora endagano kugira ngo itaka ryabamo obutikirizana mugume mucendeze okujyana amushobozi no mushobozi Stamahame zite nkabebembezi na LCs nabako batuguriza amataka kurangwa inshongezo twazitereza zagenda kurungi muno butahereza je abantu batuguriza amataka ubundi bashanga haza mu busubu ngo ibyo byona aho kugira ngo company nebe registered kandi muba mwino bwesimbu kugira ngo hagire cyabaho ka company mwemerere base habura abantu Kurigira Mukibi ni kirunja bw'abantu okoresa munonga office ya mukuru w'entebe yo kubanza omyanya ibaguramo amataka okweharo kugomba fere hatingana munonga kitaka tutano gine byapa gine transfers gine buri kimwe cyone izo shonga ziterire zaho wagura itaka ryawo no genere cyapa cyawo wizo utota kubanza hatumwanya kugarukira mu buteka ni impamiza buri client we no bakubasa kuba nayenda mu obano yenda ploti atanari 10 ubikiriza kugutunga nangwa ikabanza yaguze icyuke cya side je yabo musho ateje cyuke cya side yabo uriyo kibeti kine mwente zitu zitakarigiremo so atubwire wicye abantu bari kurenge mitwara 3 na mukaga ne 13 bakabingwa kifo amataka gabo omwaka gwe 2024 amakuru agashakwa na Good Fatima